Hashize imyaka 23 ingabo zahoze ari za RPA zihagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi mu mwaka w'1994. Bamwe mu barokokeye mu murenge wa Mutete ho mu karere ka Gicumbi bavuga ko iyo hataba ingabo za RPA nta cyizere cyo kubaho bari bafite. Ubwo hibukwaga ku nshuro 23 jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Mutete, Kagabo Sylvestre numwe mu baharokokeye avuga ko ingabo zari za RPA nubwo zari zifite inshingano zo gukomeza zigafata umujyi wa Kigali ntibyazibujije ko bamwe basigara bagatabara abari mu kaga. Twe twari tugeze irutongo ntibari kudukomezanya irutongo, byari ikibazo. Baduhaye abasirikare bake muri bo baratugarura, baraduherekeza batugarura, batuzana ijoro tuza hakurya hariya bahita ngo kinikirwa Iburega. Iburega rero naho twahagira ibibazo bikomeye cyane ku buryo twatakarije n'abantu. Twageze Iburega hari abasirikare Byumba isa nkaho ifashwe, babasirikare bose babaga muri Byumba, babaga Kinyami, babaga Rutare, babaga hangaha barimo guhunga bashaka inzira. Habaye intambara ikomeye cyane ku buryo uwo guri hariya uri mu nzu aho bari badushyize baturindira nabo barahaguye benshi cyane bagerageza kuturinda. Umujyanama wa guverineri w'intara y'Amajyaruguru Bwana Karake Ferdinand avuga ko ibikorwa by'ingabo zahoze ari za RPA mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ari by'indashyikirwa. Akavuga ko guharanira kubaho, kwiteza imbere ndetse no kudaheranwa n'agahinda ari bwo buryo bwiza bwo gushimiriza ingabo ku bwitange bwazo. Uyu munsi turi ku nshuro ya 23 ni n'umwanya ngira ngo babivuze simbitindaho, ni umwanya koko kuzirikana ubahagaritse jenoside, kudaheranwa n'agahinda, tugakora tugaharanira kubaho. Ni uburyo bwiza bwo gushimira abaturokoye. Umurenge wa Mutete ukaba warugizwe n'ibyahoze ari segiteri Mutete, Kavumu ndetse na Zoko. Urwibutso rwa Mutete hakaba hashyinguwemo imibiri igera ku 1064 y'abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi. Umwihariko wa jenoside yabereye Mutete nuko haguye abantu benshi bishwe n'abasirikare bafatanyije n'interahamwe.